niko gatigito bavuze pe. Mama Koffi. Se zajya guhaha abandi baboza uburenge bagenda. Mama Koffi. Se muri urugo nta muntu haba. Niko Mama Koffi. Ariko se nyamugore nashatse baringa nashatse soso yizire mwari mwiza muraho wewe ntukambire mwiruza jumobera ibyawe n'ibyanjye rwose nta kibazo muraho rero ecare soso Ngaro maramara rwagiye agashobora kuba agiye kureba umwana arakagenda kweyo yabaga yaraguye yo kwisigarira hano mware mwiza andi makuru y'ururugo ni meza ariko ikintu ushaka kubwira Papa Koffi ntibyari se utigeze umbwira ntabwo byaba bitunguranye rwose kambwire rwose urumbwire inkuru nziza ikanyubaka ukansubizamo ibyishimo ntigeze mbona kuri uriya mugore uramuhanya gusa ariko ndumva ufite ubwoba mu rugo iwanjye ugira ubuhe bwoba ufite ubwoba pe reka ye Papa Koffi ntukagira ubwoba iwanjye wabuze iki nyine Papa Koffi karame cyagiye duhura ntiryari se tudahura ubuse ntituri guhura turi kuvugana nyine ndavuga igihe dukora imibonano mpuzabitsina yego uragira ngo twongere oya kuva cyagiye ntabwo ndongera kubona imihango Papa ngo ndongera kubona imihango mfite ubwoba wakwiyahuye mfite ubwoba Papa Koffi aya ngo wagize ute ntabwo ndongera kubona imihango Rwandiko ngo ntarongera kugira ute kubona imihango ariko iyo mitwe niyo muza gutekera hano iwanjye barabashutse sha wewe Papa Koffi urabizi ko ariwe twahuye nasanze uri viyeriye sinasanze ari inzira nyabagendwa Papa Koffi zizire bakafono batatota nasanze uri ikirangare toka uva vira hano toka mbere yawe ore Papa Koffi nandi buve muri runo rugo basa na nyokozi uri kwikinira ugiye kunyereka kamera turyamana ugiye ikinyemeza ko naryamanye nawe ni iki cy'ubundi Papa Koffi narakwinjiza dukoreshe kondomu mu buzima bwanjye sinigeze nkoresha ayo mahano urumva kandi reka nkubwire witsindagize ibyo bintu y'amavane Papa Koffi inda ariko sha uci utayitewe na wa wundi wagufunguye bwa mbere na wa wundi njye nasanze rega inzira igendwa ntabwo nigeze mva muri runo rugo ntawanshutse Mama Koffi inda rero reka nkubwire genza make Mama Koffi yagiye he ntabwo mbizi ntabwo bizi yego rero reka mwereke ntabwo ushaka kuva muri uru rugo wapi naguteye inda wanenda Papa Koffi harya cyari igihungu cyanjye ntimujya mukomenekana
wapi wapi ntabwo njya mpura nawe kubera iki ko muri urungano kuki utemera ngo agukoreho wapi ntabwo umva rero ukuntu bimeze umva indira cyari nto siko bimeze yego kabura gasa mana yanjye ewe nanitse yabo mawukabye ayiwe data bizatagwa mana y'isi ngiye kwa muganga bambwira ko ifite amezi 3 wambeshye none aho reka tuhagendane neza niyandikiye itariki oya niho ariko amezi 3 aruzuye uzi najya mva muri runo rugo papa Koffi urumva nawe naritewe nanjye kuko uba muri uru rugo ntabwo ujya guhaha se wapi nta muntu ujya unsura uyu muntu ndogo yageze mu rugo ninde ko ntabwo mbizi Alo reka nze guhamagare ndi gutwara abagenzi reka nze ubu tuvuga ni itariki ya none uranyumva nubwo mbwiye amezi 3 mvuye kubyemera ariko ndumva twarabona ashize amezi 2 n'iminsi 20 urumva ariko ibyo bya 3 byanyu nabyo bireza gusubirwa bumva uko no bimeze iyo ndari igiye kuvamo papa Koffi tuyikuramo tuyivanemo none surashaka kwinyegekaho kundi mugore se mfite umugore w'isezerano we none so yazanye icyo kunjya numva ko iyo bakuyemo inda ngo zibica ko kivanemo nushaka muhane nayo byose bye birandeba ngewe bize birandeba bise nkora ikigogo ukora iki vanamo iryo shano vanamo vuba vanamo kiturumburemo kivemo vanamo ivanemo sana Sabisho mawele. Sana umucyo yawereke. Bagomba koko. Tugiye gufunga hariya atagira umuntu twiriye. Genda yigukuriramo. Tuza inama tumugiriye niyo. Genda wikundisha umuhungu wanjye. Uranyumva? Uwe papa Koffi. Ngira uwe nyene ariko nk'iki kintu ubundi cyazaga hano kuba isi kigali. Niko. Koffi. Ugomba kuryamana nawe kandi mukaryamaniraho uranyo ibyo byamashashi byanyu mwiyadukanye urumva mute kumenekana nawe uranyo ndabikora ucece muri silence urumva bimwe wampaga wibana umuhungu wanjye uzire kure urumva nawe nterinda agutera inde wenda nubwo zari impange nta kibazo kuko icyo gihe zaba afite uruvugiro zagufasha mugurira ibitenge nk'umugore urumva ariko uzarimira inshuti yanjye ntabwo none nzava muri rugo uru rugo kariya kanegisi ngiye kugatunganya neza kazaba kago k'umuhungu wanjye zaraguteye inda urumva noneho mpite mubeshya ko muhaye 8 mwite mubane siko bimeze nari basi uzabikima abo genda batabona ko turi kumwe iyo na Zagura koga mwiza yewe kabotingiranziye ibya mbere ndabirokotse ngize Imana aragiye none ariko ubundi bandoze ibiki gutenda abakozi ba hano muri uru rugo mu wa 2 wa 3 ariko wewe bega bagao ngona endo mugabo cyane mugabo mwe nera abakozi inda
waretse nkagira vuba ko urambwira mvuye muri byo ikibazo ufite ni iki mu mirimo yawe ndaje iyo wanga ko nkomeza kujya koga ni ibiki utakora ubundi ugira amagambo cyane indera y'ite wowe ako gicucu ryamana nawe umunsi umwe ukavuga ngo nagutinda ntaranaryowe utaranama bwa kabiri ngo nagutinda muneza abantu ndabizi ibyo uri kwikora soso ntanda nagutera icya mbere cyo narihuta nta mwanya wo gutera inda nabonye urabizi nikanze papa nikanze mama narihutaga ubura urambaza ushaka ibikiko naretse kunyicira amashuri yanjye ko nayo nkiri kwiga ubu urashaka njye ntabwo nagutera inda sinagutera inda wandekuye urashaka iki ibyo babwira ni ibyo bibaza twaryama aka kanya turyama neza utahunda gutema gereka ibyo ntabwo wumva ko gusa aka kanya mvuga ngo use wumva ko utwite aka kanya ukwezi kumwe nta n'amezi arashaka abese hano umukozi wo mu rugo kuvuga ngo ngenda gutwaye nguvanye mu rugo mugize umugore ntabwo byashoboka se wajya rega kuba naremeye ko turyamana wabigizemo uruhare ntabwo utarabigizemo uruhare se wazaga umeze kuri uzi ko njyewe nta muntu ugira shaka aho yishaka kugenza dusubire kwa muganga haragiye abanye abastajeri hari igihe uba waragiye ugasanga umukirina nawe akanga ko umukiriya agenda ngajye kugupima inda ntabwo byava iyo ni umukirina wagupimye tugende dusubire tujyanye oya nerinda gute naterinda gute naragira imyaka 25 iwacu niho bihera kare kaza uzabaze na muze teye baba genda mu nda genda nyine ndabikivuga ushobora kujyana nanjye muri byo Ubaye iki? Icara. Ubaye iki? Ufite icyo kibazo? Wari usanzwe ukora rukaruka se? Asakumira. Ushobora kumbwira ikibazo ufite? Wari ukoroye? Ushobora kumbwira ikibazo ufite? Ushobora kumbwira ikibazo ufite wa mukobwa we? Ushobora kumbwira ikibazo ufite? Ushobora kumbwira ikibazo ufite? Icyo kibazo ukora bitera umukobwa kuruka. Haguruka. Ufite icyo kibazo? Uravugisha ukuri ntuvuga? Uravugisha ukuri? Ngiye kugukubita na mudugudu abyumva. Ngiye kugukubita na mudugudu abyumva. Ushobora kumbwira ukuri?
wicare neza ndagukubita na mudugudu akabare ushobora kumbwira ikibazo ufite ni malariya yagufasha kujyana kwa muganga inkorora bitera umukobwa kuruka ushobora kumbwira ikibazo ufite ni ndakuramo izi nkweto rumwe nirugera aha urwa kabiri ukagera aha n'izi zawe ntazigukuramo ndakwicira hano ni iwanjye si iwawe uri kunyumva igituma umaze iminsi udakora imirimo ni iki ejo twatetse ibishyimbo wanga kubirya ni ukubera iki ushobora kumbwira ikibazo ufite ushobora kuvuga urakubitwa mbakuvuza ushobora kumbwira ikibazo ufite kuvugisha ukuri byakunaniye ntabwo mbyumva umuntu barateka ibishyimbo ntabwo ashaka kumva ngo yabirya none ngeze hano bikuruka urambwiye ngo ni inkorora itera kuruka gute vugisha ukuri warwaye iki ubaye iki kunige ngiye kukuniga na mudugudu akabare kuko nakoresheje inkoni wanze kunyuma uri kumva ndakuniga wabwira ikibazo utandukaho vugisha ukuri ikibazo ufite ni iki byagenze bite mama Koffi mbwira ikibazo ufite ni iki ko nzi kutava hano wa mukobwa we ko nzi kutarenga irembo ko nzi kuva waza wagira wabaye iki utagira ikosa ryo kumbesha umugabo wanjye cyangwa ugira n'umuntu utazi wayiteye ninde muvuge Papa Koffi genda ambara inkweto bambe ni nagariwe bambe ni Koffi ni Papa Koffi ndamenye izi zo ndazibandwa nzerekeza ni Koffi Papa Koffi ni bambe ni Koffi okay ibyo ndabyiga ambara inkweto ucece kurara mu kugeza ububwira ko ambara reka ku Sama bus, bakota. Sama we. Uri wandemeye kuruhako nta byishimo by'urugo nigeze mbona buriya koko Papa Koffi niyo mari kudivuga hanze Bikira Mariya mubyeyi igihe nagusengeye ku kibanderera naragusabye ntiwamape iki gisebo ku musozi ninda wateye inda abakozi ni Papa Koffi ninda wateye inda abakozi ni Papa Koffi natambuka abagore bambyanira inzara ngo ntacyo nshoboye ngo nta nshingano z'uburiri ariko se ubu nzakora iki Bikira Mariya mubyeyi mpa kwihanganira ibi bikuregereza umpe kubyitwaramo neza ndagutakambira kuko mvugira ku mwana wawe umpe kwihangana kandi umpe umutima ubabaye yafite ukamisha kaka iviri nayo dusenge
Papa Koffi. Karamba umugore mwiza nkunda nubaha. Ibyubahiro ni ibyanyu Gasani singusabye kunyubaha. Papa Koffi aho wantereye icumu mu mutima nturananirwa. Aho wantereye icumu mu mutima wanjye nturananirwa. Yewe se. Simbona uri mazima se. Ugeze nubwo n'uyu twari dufita. Muteye inda kakanye. Ngo yewe se. Gabanyamahanga. Papa Koffi. Igese ni yakubwiye ngo ibyo ntabwo ndi bubyihanganire. Ngo Urumva? Ay Bikira Mariya ihangane mubyeyi wanjye ndakurambitse. Ntabwo nabyihanganira. Bimaze kurenga urugero. Bimaze gukana urahakana ko atari byo kugira ukumakanira. ngorora hano we. Papa Koffi ni iki wamuranye? Papa Koffi! Rwatanga abonyera berako we. Uruno rwandiko none se madame. Umva. Ndabikubwiye we. Bimenye byose amakuru ndayafite. Ntuzane ibyo guhakana. Aho nihangane nirushake rusenyuke. Mbikubwije ukuri. Ndabirambiwe. Nanjye ntinya Imana ndabirambiwe pe. Ndabirambiwe. Ibintu bimbaho buri munsi. Ariko nta n'abandi dutera abakozi bo mu rugo. Umva icyo gikomere n'igisebo. Kuzabona umumama ungana nanjye avuye mu rugo rwe arahukanye kubera ingeso yawe y'ubusambanyi yakunaniye. Reka genda ugusigemo ngende ntabwo nyiri umugabo ubu ndimbwa ndi rubebe. Umva ndicyo ntazi ntabwo bimbereye kwitwa umugabo hano muri uru rugo. Ndahukanye. Oya kuko dusigayemo hano ni ku kagozi rwose. Mugore mwiza niwe nakoye data reka kugenda reka dushakira ikibazo tugize nk'umugore wawe w'isezerano turagikemura. Ariko Papa Koffi nsuzugura. reka ngiye kwiyahura. Oya ntuyahura ndazukura. Ariko ntacyo nyiri cyo. abo babona ari babagore dore ko baba batonze umurongo. Ntushobora kureka tukabanza gukemura n'ikibazo dufite mu rugo. Send your telefone. Ngiye kukubwira ngo namenye amakuru. Nigeze gukata mbona barongorerana utuntu ukabona Koffi ntibimufasheho. Papa Koffi ntabibonye ukabona aragenda bitamufasheho. Ndavuga numva mubwire rero. None se ndaza kubibwira rero uyu ni umugore. Sigara mu kibazo cyawe. Igirayo. Reka nze guhamagara. Oya rwose ndaje tuvugane. Hari ibyo ndi gukemura hano bino bibazo biri hano muri uru rugo. Nta kibazo. Tambuka icara. Tamugari. Turacyuno kinkandagira gusa. Usubire nakoze igifu. Nikosha. Banza uvuge gusanze mu gikari uri gukora iki? Mwongoreranaga ibiki? Afite ibintu ari kumvira agenda nizera neza nazi niwe. Koffi. Ni ibiki? Koffi. Narakubyaye ntabwo wambyaye. Igira Sika bigenze bite? Siko mono. Utanga kurihira ibiki gice.
Bamwe baye papa we. Byageze bite? Icara hano kancarira noza takegera. Kiravuba. Carakecarira mu mwobo. Bigeze bite? Ntase gucya mu gika. Sama hano mbonye ko iki gicucu. Wewe urahakana ko Nikosha. bibwira papa wawe. Bibwira papa wawe. Utavugisha ukuri ngo uvuge. Bigeze bite? Reka basi buri kimwe cyose nyivuga. Fuka amavuga. Kafonde deme efo. Ukuntu byagenze. Nje Nakubwire uvunire ibiti mu matwi foka masenye. Coco. Ngo narabyaye. Naraherekeje. Wese njyewe njyaje mwari mwambwiye ngo abari ngiye gukora pakara kabaraza se. Soso yazanye nza ariko ntabwo nzi ukuntu byagenze. Ibiki byagenze? Iki byagenze kutabivugisha ukuri. Utabibwira papa. Bibwire so. Faranga wishuye ngo ufite umuntu ngo Voza kavoze deme foka senye. Ine twagiye mu cyumba. Wagiye mu cyumba. ubwo amaguru arayamanika. Aza nyine yambaye ubusa ariko ntabwo ari njye ariko sinzi uko byagenze nikuruyeho. Wakishe. Babarira Wakishe tukabyara ikindi cyane. Ngo byagenze bite? Mwararyamanye. Bige Ariko none ari kumbwira ngo ni mwararyamanye. Wabikoze kandi njye. Ibiki mbese udashaka kuvuga. Iki kintu ni igiki kidashaka kuvugisha ukuri. Nibi. Ngo saratwite. Mu rugo rwande. Rwande nyine. Rwande komanya. Babarira Ishigendera hano. Ishigendera hano. Murasohoka. Ntabwo nakubyina. Nta kintu kimbabaje. Ntabwo mbabajwe n'ibyo. Mbabajwe na minerivare zanjye. Ariko iyo ntacyagisawa se. Ubabazwe na minerivare isa Koffi niwe utwite. Koffi niwe utwite. None si ibibazo azanye hano. Ariko icara hano, icara nkugere inama. Icara hariya. Ujyuma gukomera. Ibigeragezo mpura na Koffi niwe uzajya ukomera nanjye gusabira imigisha uzajya ukomera ntugakomere. utankora mu gisebe. Utankora mu mbani. Nta kibazo. Umva rero wacyana we. Kicyohe gusa. Uzi ukuntu bimeze? Iyi nzu ntabwo uzongera kuyiraramo. Zwarana n'umugabo mu nzu. Ese ubundi wayimutereye? Wayimutereye? Muri iyi nzu? mu cyumba cyanjye. Mu cyumba? Yagusanzemo. Mu cyumba cyanjye? Karapangwa ku kabaraza, ubundi ndagenda, ubundi araza, ubundi ndimi ufite ahangaha mu rugo. Wambabarira. Ubundi wareka nkakiki. Ubundi nkunege. Muniga anakwitana. Wambariye mama. Ukishe na byose ni Nunyecaze n'ubundi uzamwitire. Ziba. Reba iriya nzu. N'ubundi dutwaye iki kuba nabandi dutwaye. Uvangegeraho. Iriya nzu ntujuje. Ngo ndi kukurihira amashuri. Kumbe ndi kurihira icyohe. Mugende muyibanemo na sosi. Iriya nzu y'ikirangare. Uranyu? Ina nshaka kubana nawe. Vira mu rugo rero. Soka. Soka. Abari basi turabana batendera mu mwana. Mu bari basi ngenda ndagumana nawe. Ndagumana ari kare kose. Umva rero madam. Kugira ngo igisebo kive muri uyu muryango. Iriya nzu tugomba kuyihereza Koffi akayibanamo n'icyo cyohe. Ntabwo bishoboka. Ntabwo umwana wanjye yavukiye uvuga ngo atunga umukozi. Bisubiza aho rikuye ntabwo umwana wanjye none aya ntabwo bimugera ntabwo madam yewe
oya nabatindiye rwose nabikubwiye no kuva na kare ruguru nago binkwiriye kubana ariko ijambo ni wowe urisigaranye rwose ndisigarana ndi umugabo hano oya papa mubwire ariko nanga kwivumbura kwawe nawe uri nge wababa nabuze aho mbihererega wamumbwiriye koko mumbwirire ugomba kubana nawe ariko urambabaje genda iriya nzu nawe uzayiyubakira iri itagira amatafari azayabumba yashireze ubundi nakomereza kwiga akajya iwabo bakajya gufasha ariko tutabana ibyo kubana n'abagore n'imyaka naranayigeza ese ubundi aratwita ubundi nabimubajije yambwiye ukuri kose have wituma mena umuceri oya madana wituma mena umuceri hagati y'inkoko rero ntabwo mvuze ngo inkoko ni yengeye mu kazi musigare mubicoca kandi mubifatira umwanzuro gusa madame nge nawe dufitanye ikiganiro nyuma y'ibi byose reka njye mu kazi ntakererwa ariko nakicyo ugiyeho waruhutse reka njye mu kazi ugiye gukora akazi k'iki zaroboka napfuye ugiye mu muhanda n'amatiku usize mu rugo rwawe ayo bose nibanangoga noya bakakugonga mugabo sawa byose muri cyakagenda saje akava muri sikari inde ushatse kuvuga iki wamugonga ndakubwiye ngo uramutungira ikibi n'icyiza nta maraso ya so nshaka kunyanyagiza ku gasozi ugomba kumutungira umukobwa kandi ntibimenyekane ukamutunga wibuke ko atanujuje n'imyaka ushaka gufungwa yerezera ryana se wigeze ufungwaho ngo wumve uba waributse mbese ko numva ngo ku mashuri yo mwiga wabigisha na za hajya ngo ni gaboti iyo ufata izo za gaboti ntabwo byari kugukingira ntabwo babigisha gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye ko iyo utanduye sida wandura ibindi birwara byo mu mibonano mpuzabitsina idakingiye zubu wabwirwa n'iki niba uri muzima tubonye inda imitezi za mburugu sida ceceka Koffi ntabwo umujinya utambatura nkagusatura uza akantu yari yambaye mama yari yambaye akamini ceceka sinya nakumva ibyo mbwira ukuntu afite ikibero cyiza nyura hano urugutinya iki utatinya uri kumanika amaguru ibyo bayagarije ariko si koko umwana Yes. Umukozi wo mu rugo. Akira Mariya, iki kigeragezo cyo kucyitwara neza. Ese ni mugendere iwacu? Nibwo ndaba nungutse kumuma mugana nanjye. Ese Koffi natunga umukozi? Nibwo ndaba ntaye agaciro. Imvune navunitse nkamurera nkamugeza hari. Ese umukozi wo mu rugo we si umuntu? Ko yamubengutse se akamutera Bikira Mariya mubyeyi wowe ufasha abababara untabara inama kandi umpere mugabo umutima wo kuza akabyakira neza iki kibazo tukitwaremo neza